ubugingo bwacu ni bugufi cyane, twabugereranya n'ubwato mu mazi, tunyura mu nyanja irimo amakuba, ariko umukiza niwe utuyobora. Ubugingo bwacu ni bugufi cyane, twabugereranya n'ubwato mu mazi, tunyura mu nyanja irimo amakuba, ariko umukiza niwe utuyobora. Ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu, dufite amahoro muri urwo rugendo, kandi azatugeza mu ijuru amahoro, ntabwo tuzongera kwibuka urugendo. Ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu, dufite amahoro muri urwo rugendo, kandi azatugeza mu ijuru amahoro, ntabwo tuzongera kwibuka urugendo. Tunyura mu mbeho, mu muyaga mwinshi, ijambo ry'Imana ritubera umucyo, ubwoba n'amakuba muri ubwo bwato bizibagirana mu ijuru kwa Yesu. Tunyura mu mbeho y'umuyaga mwinshi, ijambo ry'Imana ritubera umucyo, ubwoba n'amakuba muri ubwo bwato bizibagirana mu ijuru kwa Yesu. Ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu, dufite amahoro muri urwo rugendo, kandi azatugeza mu ijuru amahoro, ntabwo tuzongera kwibuka urugendo. Ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu, dufite amahoro muri urwo rugendo, kandi azatugeza mu ijuru amahoro, ntabwo tuzongera kwibuka urugendo. Uwo muyaga ufite imbaraga, natwe twegereye ku nkombe y'uruzi, nta muyaga uhari, nta muraba uhari, n'ukuri tuzasohora mu mahoro. Ubwo uwo muyaga ufite
natwe twegereye ku nkombe y'uruzi, nta muyaga uhari, nta muraba uhari, n'ukuri tuzasohora mu mahoro. ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu, dufite amahoro muri urwo rugendo, kandi azatugeza mu ijuru amahoro, ntabwo tuzongera kwibuka urugendo, ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu, dufite amahoro muri urwo rugendo, kandi azatugeza mu ijuru amahoro, ntabwo tuzongera kwibuka urugendo. ubwo tuzagera kwa Data mu ijuru, rwose tuzashimira umukiza Yesu, nta yandi makuba tuzagira ukundi, tubanye na Yesu mu bwami bw'ijuru. ubwo tuzagera kwa Data mu ijuru, rwose tuzashimira umukiza Yesu, ntayandi makuba tuzagira ukundi, tubanye na Yesu mu bwami bw'ijuru. ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu, dufite amahoro muri urwo rugendo, kandi azatugeza mu ijuru amahoro, ntabwo tuzongera kwibuka urugendo. ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu, dufite amahoro muri urwo rugendo, kandi azatugeza mu ijuru amahoro, ntabwo tuzongera kwibuka urugendo. Amen. Mana Data wa twese ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi, ndagushimiye kandi ndaguhimbaje kuko wongeye kutwemerera isaha nk'izi, tukaba twongeye gutera ibihimbano by'umwuka tugusingiza tuguhimbaza. Mana, icyubahiro n'ikibi cyawe. Wabanye natwe mu minsi yatambutse, ubana natwe urengera ubugingo bwacu, ibyabuhigaga ni byinshi, turacyahumeka, turacyari bazima. Mana, turagushimiye. Umwanya nk'uyu rero twongeye kugaruka imbere y'ubwiza bwawe Mana, kugira ngo Data twese utuyobore muri iki kiganiro. Mu izina rya Yesu Kristo ndasengera ubwoko bwawe dukurikiye ku Mukiza wacu Channel TV, kugira ngo ubashe kubugirira neza, ubwo tubuzenguruke, ubambike imbaraga, ubahe umugisha. Kandi Data wa twese natwe tugiye gutanga ikiganiro, uzubane natwe, udushyigikire, kandi ukomeze kutwejesha amaraso yawe Data wa twese wavire ku musaraba, Mwami Imana yacu, kugira ngo duhore dutunganye iminsi yose. Komeza kutubashisha kandi ubane natwe, icyo duheshe n'imbaraga z'abadayimoni, imyuka mibi ituma ijambo ryawe ritabasha kugira umumaro
umumaro, imyuka mibi ituma ijambo ryawe ritabasha kumvikana, imyuka mibi y'abazimu n'abadayimoni bahagurukira kurwanya ubwoko bwawe ikateza gupinga no guhinyura, iyo myuka mibi yose tuyifashe mbere, iyo myuka mibi yose turayinanije, iyo myuka mibi yose turakubita hasi, turasenya, randura mu izina rya Yesu. Umwuka wawe wera ganza aha hantu, komeza kudufasha kandi tugire neza, ufashe abakurikiye ikiganiro hano kuri channel yacu kandi ukomeze kudushyigikira no kutwambika imbaraga, dufashe rero ubane natwe, byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amena. Murakoze cyane rero, ndabashoje cyane abakunzi b'Umukiza Wacu Channel TV, nizere ko mumeze neza cyane aho muri hirya no hino mudukurikiranye umunsi ku wundi. Ndabashimiye rero, muri kumwe nanjye Evariste Niyemera, nk'uko musanzwe mumenyereye mu kiganiro Sobanukirwa. Haleluya. Sobanukirwa y'uyu munsi rero, tugiye kuganira ku butumwa bwiza bw'Umwami Imana yacu, tugiye kureba uburyo Imana yacu idukunda kandi Imana yacu idusezeranya ibintu byiza cyane. Imana yacu idusezeranya ibintu byiza, yiteguye kudukorera ibintu byiza, ntabwo ijya itekereza kudukorera ibintu bibi. Ibyiza byose biri mu kuboko kwayo kandi imigisha yayo iri mu kuboko k'Uwiteka Imana, yiteguye kuyiha abantu bayikurikira, bayikunda, bayubaha kandi bayumvira umunsi ku wundi. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Nongeye kubasuhuza cyane cyane rero, murakoze cyane kudukurikirana kandi nizere ko mumeze neza cyane, kandi niyo waba utameze neza ukaba ufite ikibazo cy'uburwayi, uyu munsi turagusengera kugira ngo Uwiteka Imana abashe kugukiza. Haleluya. Muri kumwe n'umukozi w'Imana Evariste, Imana yasize amavuta kugira ngo ajye abagezaho ijambo ry'ubutumwa bwiza. Imana yacu nishimwe, Yesu nashimwe cyane. Tutarakomeza mu kiganiro cyacu rero, ndakwifurije umunsi mwiza, kanda subscribe, ukande like and share kugira ngo ujye ubana natwe, ujye ubona video nshya tugushyirireho umunsi ku wundi, kandi nizere yuko muzarusha kugubwa neza no gusobanukirwa byinshi ku bijyanye n'ijambo ry'Imana, Imana idusangiza umunsi ku wundi. Imana yacu nishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Uyu murimo w'ivugabutumwa nawutangiye kera, kuva 2008 kugeza na n'uyu munsi, Uwiteka aracyandindiye mu gakiza, kandi nizeye neza ntashidikanya yuko Imana izakomeza kwana nanjye, ikabungabunga agakiza kanjye. Imana yo mu ijuru iduhane umugisha. Namwe ndabifuriza rero kugira ngo agakiza kanyu Imana yabahaye ikomeze kukabungabunga. Reka dusome ijambo ry'Imana rero. Imana ishatse ko tuganira kuri uyu munsi, ni ijambo ry'Imana turarisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya 24, turasoma duhereye umurongo wa 44 turamanuka hepfo tugeze ku wa 53. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 24, umurongo wa 44 turageza ku wa 53. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Intego y'iki cyigisho cy'uyu munsi, ijambo ry'Imana ririmo riratubwira, rifite insanganyamatsiko ivuga ngo kuguma mu murwa. Kuguma mu murwa niyo nsanganyamatsiko y'uyu munsi y'ikiganiro Sobanukirwa, ijambo ubutumwa bwiza bw'amahoro tugiye kuganira. Imana yacu nishimwe. Insanganyamatsiko yacu rero ivuga kuguma mu murwa. Tugiye kureba abagumye mu murwa, isezerano Yesu Kristo yabasigiye. Imana yacu nishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu asezera ku bigishwa be. Umurongo wa 44, maze arababwira ati, aya niyo magambo nababwiye
nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri njye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiye gusohora. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe. Ati niko byanditswe ko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, ngo kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo b'ibyo, kandi dore ngiye kuboherereza ibyo Data yasezeranye. Ariko nimuguma mu murwa, mugeze ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Yesu nashimwe. Nimugume mu murwa, mugeze aho mugeze ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Mana nishimwe. Haleluya, haleluya. Yesu asezera abigishwa biwe babanaga umunsi ku wundi. Babigishwa be uko bari 12, yabanaga nabo iminsi yose, akabigisha amayeri n'ubwenge bwo mu ijuru, akabigisha tekinike nziza yo kubaha Imana no kwikiranukira. Igihe kigeze Yesu asezera ku bigishwa be kuko yari akwiriye gusanga Data wo mu ijuru kugira ngo ibyahanuwe bisohore. Maze arababwira ati aya niyo magambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, narabakurwamo, none igihe kirageze ngiye gusubirayo. Hanyuma Yesu abungura ubwenge abigishwa, abaha impano y'ubwenge bwo gusobanukirwa ibyanditswe, byo gusobanukirwa ibihishwe, byo gusobanukirwa amabanga akomeye. Imana yacu nishimwe. Arangije arababwira ngo ibyanditswe byose mu mategeko ya Mose, ibyanditswe mu bitabo by'ubuhanuzi, ibyanditswe mu bitabo bya Zaburi bikwiye gusohora kugira ngo ijambo ry'Imana ribashe kugira umumaro. Maze abungura ubwenge abakora ku bwonko, ubwonko bwabo burasobanukirwa, abakora ku maso, amaso yabo abasha kureba. Haleluya. Abasha kureba ibihishwe, abasha kureba ibiri kure, ntibarebe ibiri hafi aho gusa. Imana yacu nishimwe. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ati niko byanditswe ko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu. Bishatse kuvuga ko yagombaga gupfa ku munsi wa gatatu, mu minsi 3 akazuka, akazamurwa mu ijuru. Ngo kandi mubwira abantu ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiye kubwirwa mu mahanga yose. Kwihana ukakira agakiza, kwihana mukihana ibyaha byose, mukakira n'imbabazi z'Imana, bidakwiye kugarukira mu Bisiraheli gusa, ahubwo bikwiye kubwirwa amahanga yose. Haleluya. Shimwa Mwami kuko waduhaye agakiza k'ubuntu. Kandi kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Bakwiye kubwira abantu inzira y'agakiza, inzira yo kwihana no kubabarirwa ibyaha, bahereye kuri Yerusalemu, bagahera mu murwa, bagakomeza no ku mpera z'isi.
ngo ni mwe bagabo b'ibyo. Yesu abwira abigishwa be aravuga ati ni mwebwe bagabo bo kumpamya, ni mwebwe bagabo bo gushimangira, ni mwebwe bagabo bo kuhamya yuko Kristo ari umwami kandi akwiye kuza gucungura itorero rye. Imana yacu ni ishimwe. Ni mwebwe bagabo bo guhamya yuko mukwiye kugira gute kuguma mu murwa. Ni mwebwe bagabo bo guhamya yuko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye intore z'Imana, bikwiriye ikiremwa muntu, bikwiriye ikiremwa Imana yaremye mu ishusho yayo. Imana yacu nishimwe. Arangije arababwira ngo kandi dore ngiye kuboherereza ibyo data yansezeranyije. Ngiye kuboherereza ibyo data yasezeranije, yabasezeranije kuzabohereza. Ariko icyiza ni uko ntagenda kugira ngo ibyo mwasezeranijwe bibashe gusohora. Imana yacu nishimwe. Ariko nimugume mu murwa, nimugume mu murwa kugeza aho imbaraga z'ijuru zizabamanukira, imbaraga za Mwuka Wera zizamanukira. Nimugume mu murwa. Imana yacu nishimwe. Nimugume mu murwa, mwere kuwuvamo. Murindire isezerano ry'umwami wacu, murindire isezerano ry'umwami Imana yacu yabasezeranije. Nimugume mu murwa. Yesu akivugana nabo ayo magambo ku murongo wa 50, abajyana hanze, abageze i Betaniya, arambura amaboko hejuru abaha umugisha. Haleluya. Afata abigishwa be abajyana hanze, abajyana i Betaniya, arangije azamura amaboko hejuru, azamura amaboko hejuru abaha umugisha. Akibaha umugisha, atandukanywa nabo, azamurwa mu ijuru. Haleluya. Azamurwa mu ijuru, maze abigishwa be baramuramya. Bamaze kumuramya basubirana i Yerusalemu umunezero mwinshi kuko bari bishimye cyane. Baguma mu rusengero iteka bashima Imana. Icyubahiro ni icy'Imana. Bagumye mu rusengero bashima Imana. Haleluya. Bafite umunezero, bafite ibyishimo. Imana yacu nishimwe. Ndabizi neza, ndabihamya, Imana ikunda umuntu yubaha. Ndabizi neza, ndabihamya, Imana ikunda umuntu yubaha. Ndabizi neza, ndabihamya, Imana ikunda umuntu yubaha. Amen. Abigishwa ba Yesu basubira i Yerusalemu banezerewe, ngo nuko baguma mu rusengero bahimbaza Imana bishimye, umunezero ari mwinshi. Baguma mu murwa bategereje isezerano. Guma mu murwa nawe tegereza isezerano. Hari ibyo Imana yagusezeranije. Hari amasezerano menshi ufite mwene data, hari amasezerano Uwiteka Imana yaguhaye. Guma mu murwa urindire, dore Uwiteka Imana agiye gusohoza ibyo yavuganye nawe. Ugume mu murwa kugira ngo ibisubizo byiza bizasanga ukiri mu mwanya yaguteretsemo. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ijambo ryawe turagushimira kuko rigeze mu matwi y'ubwoko bwawe. Ijambo ryawe turagushimira kuko ritambutse ku bwoko bwawe. Ijambo ryawe riratubwira ngo tugume mu murwa, turindire ibyo wavuganye natwe, turindire isezerano mu izina rya Yesu Kristo. Duhe kuguma mu murwa, uduhe kwambara imbaraga, uduhe kuguma turindiriye, dutegereje twihanganye isezerano ryawe Mana, mu izina ryawe Yesu Kristo. Turakwinginze rero kugira ngo ukomeze
ukomeze gufasha ubwoko bwawe budukurikiye ku Mukiza wacu Channel TV, ubahe kuguma mu murwa kandi ubahe kurindira mu izina rya Yesu. Rero ntabwo nasoza nasengera abarwayi, hari abaruhijwe n'umubiri, ariko abo bose turabasengera kuko waduhaye imbaraga n'ubutware bwo gusengera, waduhaye imbaraga n'ubutware bwo gukandagira sikorupiyo, waduhaye imbaraga n'ubutware bwo gusengera abarwayi bagakira mu izina rya Yesu. Barambitseho ibiganza, barambitseho, baturiye gukiranuka, baturiye kubohoka, baturiyeho gukira. Uburwayi nibukire, abarwaye umugongo bakire, abarwaye mu nda bakire, abarwaye diyabete bakire, abarwaye asima nibakire, abarwaye kovide nibakire, abarwaye indwara z'amarozi nibakire mu izina rya Yesu Kristo. Abarwaye indwara z'abadayimoni, ndasohora dayimoni mu muntu mu izina rya Yesu Kristo. Batureye imbaraga yo gukira, batureye imbaraga y'imigisha, batureye imbaraga yo kunesha ibigeragezo by'uburwayi bwose ari byo tuvuze, zaba malariya, zaba diyabete, imivuduko y'amaraso, ndetse abarwaye indwara z'umugongo, abarwaye indwara z'ibitegano, abarwaye indwara z'ibiherano, abarwaye indwara bana babaturiyeho imivumo ya karande, ndasenya ndatwitse mu izina rya Yesu. Tanga gukira, mana haboneka amashimwe, tanga gukira, haboneka amashimwe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuko ugiye kubakiza, ukabaha amashimwe, bakagushima yuko abakijije uburwayi bwari bubakomereye. Mana natwe tuzagushima, abo tuzumva baduhamagara batubwira ko bakize, natwe tuzakuzamura ibyubahiro tugushima. Urakoze urakarama Yesu, amina.